ikibazo cya mbere, uri umumama urubatse, ugeze mu rugo ubanye n'umugabo wawe imyaka 5, 6, 2, 1, noneho nyuma y'igihe runaka mumaranye icyo ari cyo cyose umenye yuko hari abandi bana afite ku ruhande atigeze akubwira, yaba umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, upfa kuba gusa ari abana mutabyaranye utarunanazi, kuko igihe mwari abafiance ntabyo yakubwiye kugeza aho mukora ubukwe mukabana, icyo gihe wabyitwaramo gute? Ni ikihe kintu ushobora kubona ku mugabo wawe cyangwa se ashobora gukora ugahita uvuga ati hano ho birarangiye, umubano tuwurangiriza aha ngaha? Urakoze cyane. Ikindi kibazo ni ikibazo kitajyanye n'ibintu z'urugo. Ni ikihe kintu uzubona gikorwa mu ikanisa ntucishimire? Mu materaniro. Mu materaniro, donc aho usengera, mu ikanisa ryawe usengeramo cyangwa niba ifite imyizerere nk'iyaryo, ni ikihe kintu uzubona gikorwa mu materaniro ntucishimire? Hello, muraho neza, mumeze mute? Tubahaye ikaze ryinshi cyane, turabasuhuje abadukurikiye kuri First Service Podcast. Ni karibu abakoze subscribe, mwagize neza cyane. Abatarakora subscribe, uyu mwaka twavuze ko tuzajya dukora bucece mukore subscribe muna commenting. So rero buri wese nisange tubane mu kiganiro cy'uyu munsi. Twavuze ko uyu mwaka nta kugumana ibintu mu mutima, tuvuga ikintu kumva ufite igitekerezo uzajya ushyira muri comment kugira ngo tumenye ibyo urimo uratekereza, natwe bitwinspire ibiganiro by'ubutaha, sibyo? Umeze ute? Meze neza, ni amahoro. Ndashima Imana cyane. N'abantu numva baravuga ngo n'abantu bakeya, wowe nje ndashima bose. Abantu bakeya n'ubundi abonzi si benshi. So tugiye mu kiganiro cy'uyu munsi rero, tudatinze dutware gutya, dutwaze igitugu. Rakoze cyane kuduha ikaze mu kiganiro. Ubuse twakoze ibiganiro byiza, ntekereza yuko abantu babikunze, babirebye. Gusa nabonye subscribe zarabaye nkeya. Subscribe zabaye nkeya. Bara unsubscribe. Nyine zabaye nke ntazo bakoze. Ariko nyine byari ibiganiro byiza. Views, you are confusing things. Views ntabwo ndi kuvuga, ndimo ku views gazo n'ubundi ntabwo n'ubusanzwe ziba ari nyinshi cyane. Nari mvuze subscribe. Ni ibyo ngibyo. Ibiganiro byari byiza, byari ibiganiro twavuzemo ikiganiro kijanye no kumenyera uwo mwashakanye, ariko kutari kumenyera kurya kubi, niko twaza dusobanura muri ico kiganiro. Dusobanura ko ari ukumenyera, nyine kumenya umuntu bitewe n'imigihe mumaranye muri hamwe. Uyu munsi rero hari ibibazo nagaza mbwira uno wacu ko nifuza kuzomubariza kuri kamera. Muri urwo rwego rwo kumenyerana. Muri urwo rwego, niba ari urwo kumenyerana, niba ari nifuza kuzakubariza ibibazo kuri kamera. Undi ati jewe ndi ready, waratinze, uzobizane jewe nzobisubiza. Undi nawe ati nanje nzobikubaza, ntabwo ari wowe gusa uzobaza, nanje nzokubaza. Ni ibyo ngibyo, niyo session tugiye gukora, kandi biraza kuba ari session iri interesting. Nizera ko abantu benshi baza gukunda. Nuko nguko. Ni ibibazo bitanorosha, ariko ntugire ngo nibe tuno tubazo two kubaza ngo ese ngukunda iki, ntago ari izo. Ibibazo bigiye bifite amakuru agiye aremereye. Icyiza nuko nsubiza ibyo nshoboye. Hari ikibazo se usubiza ibyo ushoboye, ariko ntiwikwifata nta birimo. Ni ukuvuga ngo ino gahunda tugiyemo kwifata, ariko uburenganzira bwa muntu ni 100%. Bwa muntu, ariko butarimo kwifata. Ni ukuvuga ngo ibindi byose birimo, ariko kwifata nta birimo. Ikibazo cya mbere
kirabaza ngo uriteguye ariko ahubwo se ko ndi kubona byaguteye ubwoba kandi ariwe wabyanditse. oya njyewe bikantera ubwoba kandi warambwiye ati waratinze. Okay, ikibazo cya mbere, uri umumama urubatse, ugeze mu rugo ubanye n'umugabo wawe imyaka 5, 6, 2, 1, noneho nyuma y'igihe runaka mumaranye icyo ari cyo cyose umenye yuko hari abandi bana afite ku ruhande atigeze akubwira, yaba umwe cyangwa 2 cyangwa 3, upfa kuba gusa ari abana mutabyaranye utarunanazi, kuko igihe mwari abafiyanse ntabyo yakubwiye kugeza aho mukora ubukwe mukabana. Icyo gihe wabyitwaramo gute? ubu si ibibazo byaje kubimbariza. none se nari kubikubariza, ntiwambwiye ngo uriteguye ngo wenga ibintu bya kamera ngo umaze kubimenyera? ahubwo se hari abo ufite? oya ntabwo ari in this case, ntabwo ari ngewe. Subiza tutaragiye kure ntararakara, hari abo ufite? oya banza usubize ikibazo ndaza kukubwira nimba mbafite cyangwa niba ntabafite. Okay, mvugishije ukuri, mu by'ukuri ibyo bintu nyine ntago umuntu wese iyo amenye ayo makuru bwa mbere aba amugoye, sibyo? Gusa wenda sinzi mu by'ukuri, akenshi umuntu amenya uko atekereza n'uko feelinga yageze muri iyo situation, ubundi uko niko kuri ku bintu bihari. Ariko nanone icyo mbona wenda yaba ibintu bibiri nakwibazaho muri iyo case. Icya mbere, kuki utabimbwiye? Icya kabiri, abo bana bavutse ryari? Bavutse njye nawe tubana cyangwa bavutse mbere yuko tubana? Okay, ntidushake tuvuge ko bavanze. hari abo nabyaye mbere tutarabana, hari nabo nabyaye nyuma tubana. ubwo ngubwo nyine ukaba byaranze hanze nyine. Erega nicyo ikibazo kivuga, ufite ikibazo bohoka ugisubize nyine uko wagisubiza, ubanze ureke nawe kumbaza. Okay, ubundi ni ukuvuga ngo muri iyi case aba bantu badukurikiye barashaka kubona reaction yawe, ukuntu wo reacting uguye muri ico kibazo. Barayibona ko simbabeshye, nuza nivyo kwifata ubwo nyine no, barayibona ko simbabeshye. Reka ngiye nkubwiza ukuri, muri iki kibazo cyose abana nta kibazo bafite, sibyo? Kuko nyine bo baravutse. Ariko uwo mfite ikibazo n'uwose uwose pe aba yari abana wenda wabyaye mbere yuko njye nawe tubana. Urumva nta sezerano ryawe nari mfite tutarabana. Mbese nta kosa wankoreye kuko ntabwo twari turi kumwe. Ariko sevyo ntaco bizakwangiza mbese mu marangamutima yawe mu gihe ubimenye, nubwo baba ari abambere. Icyambabaza nuko abo batinze kubimbwira bikageraho nsa no findings out. Ariko mu by'ukuri ari abambere numva ntacyo byantwara wabaye honest ukabimbwira. As long as nta mubano ufitanye na nyina. Aho ganta honest irimo kuko ni ikintu kikuguyeho utaruzi. No kuvanga icya nyine aho ngaho icyo twapfa kuri iyo case ari abana bambere nuko utabimbwiye kuki wabimpisha. Ikindi kandi cyaba factor nini muri iyo scenario, ufitanye umwana umeze ute na nyina wabo bana. Ubwo ni wari ikibazo abana gabo suko usibye wavuze nabandi banga uzambwira nyuma y'imyaka 7. Mbese ni ibyo bibazo natangira kwibaza muri nge, kuki wabeshye? Mbese kuki utatekereje ko ugomba kuba open ngo umbwize ukuri? Ikindi kandi ufitanye umwana umeze ute na mama wabo bana, nicyo nashaka kumenya. Ariko ari abantu byaye turi kumwe, still abana ntacyo dupfa. Ariko nyine we twagirana ikibazo nyine, reason being urumva sasaga kuko noneho turabana ninjye mugore wawe, ninjye wahaye isezerano ryawe, mbese wanciye inyuma. Icyo ni icyambere. Ikindi kandi usibye no kunca inyuma biragaragara nk'aho ari ibintu wari uri proud kuba warabikoze, kuko warabicecetse. Umuntu yaguye mu ikosa ntekereza wenda ko nabivuga akavuga ngo nyine, naho iyo bigeze aho finding out ni ukuvuga ngo wabimenye mu buryo butari bwiza. Either wabibwiwe n'undi muntu, wahuye na wa mugore se nyiri umwana, wahuye n'umwana, nyine ibintu bije bikakwikubitaho gutya bikagutungura. Nyine urabona icyo twogirana ikibazo aho ngaho. Icyo nabajije muri make twogirana ikibazo nibyo. Okay, icyo nashaka kumenya cya mbere, reaction yawe bwa mbere icyo kintu kikikugeraho, kuko ibu tubwiye nizo kurabishiramo no gutekereza ko kurashiramo logique kuri kamera, ariko without utatekereje
ni iki kintu wokora ico kintu kikugezeho. mu busanzwe ngira ngo uranzi iyo mpuye n'ikintu novuga ko gikomeye kinguyeho uretse mbanze nkubwire wowe mukubita ubivuge ndagukubita nari nagukubita ndagushoboye se dore nkore ukuntu ibintu bimeze mu busanzwe iyo ntunguye cyangwa ikintu kinguye urabizi ko nta reaction ngira reaction yanjye ni uguceceka niyo ngira ngo naba ikintu cyose kibaye kikankanga ngenza nk'umuntu uguye mu kantu gaceceka so sinekereza ko ako kanya nimba ari wowe wimbwiye cyangwa ari undi muntu ko ari cyo nakubwira in fact nabanza nkakwihorera kuko ngewe n'umuye ndaceceka ariko nyine nyuma I don't know uba wagaragaye nk'umuntu nyine utoroshye kabisa none se gutugera ujya kubyara umwana akabaho ukamuceceka kandi waramubyaye turi kumwe in fact wagiye kumubyara gute kandi okay ufite aho uzara decision yawe kuri ico kibazo ubwo uvuze ko mwogirana ico kibazo se mwogirana cyo bari ikibazo kiri ku extent cyo bageza kuba mushobora gutandukana cyangwa ni ikintu nyine wokimanaginga gute kuko urumva icyambere wagize ikibazo none hagezeho gahunda yo kureact wo reactinga gute ka decision yawe kuri ico kibazo byaterwa nuko cyitwayemo ncecetse se nkuko wacecetse nyine nkabona ndi mu makosa gacece kuri mu makosa nkiceceke none se ndutwara abantu bazagira amakosa akama biceceke cecetse uri mu makosa ga akora agasuzugura iyo cecetse uri mu makosa akora agasuzugura none se uri mu makosa ukora iki umugore utangira gutonganya nawe ukamutonganya ngo ukamutonganya kandi wakoze amakosa numva zumva ko guceceka ari sawa ugaca bugufi ugasaba imbabazi okay noneho kandi apana gusaba imbabazi ngo sorry buriya sorry yo it's a scam sawa uyu munsi abantu ubwo babonye ukuntu nyine uri umuntu warakaye sawa reka ntabwo narakaye ariko hari ibintu nyine biba bitumvikana none se ubwo ngubwo nge nakureka tubana mu rugo nzi ngo ninjye mugore wawe waranyuze ukazagenda ukabyara abana aho ushaka n'igihe ushaka muri bino bibazo turi bubazanye wewe udukurikiye suko muri bibazo turi bubazanye wewe udukurikiye hari umuntu ushobora kuba nyine ari muri kino njya numva muri Kenya ngo harimo ukuntu nk'umugabo ajya apfa noneho ngo bajye ku kiriyo kuko ndarimo barashyiraho nk'indabyo cyangwa iki ngo hakaza abana ngo bavuye mu cyaro ngo yaje kureba se ngo undi ngo akaza noneho ngo abamama ngo bagasigara baguye mu kantu nyine cyane cyane nk'aba bagabo bakuru ngo biragoye ko haba hari abana babana mu nzu gusa ngo haba hari n'abandi bagenda baza muri Kenya biraba kandi azaza gutunguye nyine tubimenye ariko watugaragaje ariko ababivuze babanye neza kubivuga ngo baba yagukominitse naje nakeneye ko atagukominitse kugira ngo turebe atagukominitse ga abafite kuzara abandi okay muri bino bibazo turi kubazanya hari umuntu ushobora kuba ari muri ino situation ubu twaye tuvugana noneho iyo situation yenda akaba ashaka kuba yayivamo cyangwa se uburyo mbese acanganye kubavuga ngo niki nakora uwo mugiriye ihe nama okay reka nge nkubwi none reka tuvuge ibintu turi seriyemo gake sibyo mu kuri guhari nge ntago nzi uko nakwifata ntago nzi reaction yanjye ko ntago ndi muri ico kibanza kandi uko nukuri nshobora kuvuga ngo wasanga ntanaceceka wenda coge namena nk'itasi kandi kuva nabaho sindarakara ngo mena itasi ubwo ni urugero ngo haye urumva so rero uwo muntu nimba ari umuntu muri iyo situation sinzi nyine yumva ko ibyiyumviro bye bimeze ikindi kandi ntekereza ko tuba dukundana mba mbizi urabizi ko ngukunda ndabizi ko unkunda ariko urukundo dukundana ntago ari uko kuvuga ngo ndagukunda rugenda rushimangirwa n'imyitwarire n'imyanzuro tugenda dufata mu buzima bwa buri munsi yo kubahisha no gukomeza kubaha rya sezerano haye mugenzi wawe ni rwo rukundo abantu bashakanye bagirana kuko kubwiye umuntu ngo uramukunda ariko wagera ari hanze ugakora ibihabanye n'ibyo ngibyo naho urwo rukundo ntago yarwumva so rero ikiba cyaguteye gufata iyo myanzuro sinzi ubwo nyine nicyo ndi gutekereza ko abantu badiscussing aho sinzi ko bakibonera umuti okay reka tureke kubitindaho kuko ni scenario isa nigoye isa niremereye ariko umuntu nje ko ndabona ariko hari abufite oya ntabana ngira hanze ntabange twari twakibarije muri rusange ariko wenda mbaye nibagiwe ese usanze umugore wawe mbaye nibagiwe umwana akazoza nabyo zihanganira ese ubundi uzaza n'umugore ari ubabyaye abagabo tukashamana none ubasanganye nyine ufite ibibazo uza kumbaza ubwo nyine nawe uraza kwimbaza ariko okay reka noneho kubera ko ukizanye nawe bivugiye muri scenario narababyaye mbere ngewe umwana wa mbere mbona nta kibazo abafite as long as nyine wenda twashakanye umuzi noneho nabonzanye telefone reka nyirambe ikiganiro kirakomeye wabigenza ute warababyaye ryari ngo
shamana yanjye nyine warababyaye ryari ngagaho kari kundi koko karahandurika nyine narababyaye before ko tubana sinabikubwira ufindings out later in marriage nabwo sinjye ubikubwiye finding out babivuze ko bitanturutsemo wabimenye mu bundi buryo ariko sinjye wabikubwiye. Okay, icyo ni kimwe. Icya kabiri noneho ntwise undi tubana uzi ngo ni umwana wawe aravutse nabwo simbikubwiye urabimenye. Okay, noneho njesi ngira nkuko kwawe wazushiramwo logique je nta logique hano wahita utaha oya ntabwo nahita ntaha kuvuga ngo ijambo rya mbere uri umugore wanjye twashakanye uri umufasha twashakanye kandi dushakana nyine mwidukoresheje amasezerano kumana no ku mategeko abantu benshi barabizi ko ariko bimeze ariko muzo twasezeranye izo ntabirimo kuzoza ugenda uzaraho aho ubonye izo ntabirimo izo ntibiba birimo. Rero icyo nokora uwo muntu wa mbere uwo mwana wabyaye mbere tutarabana mu by'ukuri iwe sinomutindaho cyane kandi ntaramukubwiye waranshatse uzi ko nta mwana ngira babazwa nuko utabimbwiye mbere ariko bizo bifite ukuntu bishobora gukemuka kuri nge hariho room ya negotiation kuri icyo ngicyo ariko hatariho room ya negotiation ni kuri uyu uzaye wundi kuko nta mapepa azatera umuntu indahari tayo ayo mapepa ntayo ni ukuvuga ni ikintu wicaye uraplaninga uracemeza kibaho kandi umuntu utwaye inda urumva aba hari ukuntu yagiye agenda kuja gushaka iyo nda ushobora kugenda arimo akatwita oya nje sinobona ko ari ubwo ngubwo ko ari ko zabaye nyine uwo munsi. Okay, ico urumva aho nta negotiation ihari njewe ico gihe no fata gahunda yo kuvuga ngo yo guhamagara abavyeyi dutandukanira abantu hamagara abavyeyi nkabasubiza umuntu kandi nkanabashimira ko bambere abavyeyi beza bakampa nyine bagakora handoff ariko ivyo bitekerezo mvuze ni ibitekerezo byanje sinzi ivy'abandi nundi wese sinzi uko atekereza kuri njewe nuko nguko no bigenza ya ico ngico reka tugikemuye gutyo nyine kandi uko nyine uko mvuye inyuma abo ni twebwe uko mvuye inyuma aho ikindi ya ni ikihe kintu ushobora kubona ku mugabo wawe cyangwa se ashobora gukora ugahita uvuga ati hano birarangiye umubano tuburangiriza ahangaha ariko ushobora ufite ibibazo bibi ibyo bibazo zikari bibi ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi ni ibibazo bisanzwe bisa bibaho hano hanze bibaye bibi gute biba kunjya ntabwo bijya bibaho nyine wowe uri hano mu kiganiro ntabwo usabye ushaka ko mfiringa ibintu bitabaye si wowe twaye tuvuga njye reka nkubwire ikintu cyatuma njye n'umugabo wanjye dushwana dutandukana tubivuga amagambo yoroshye rero icya mbere ni ukuba umuntu utari umwizerwa sibyo kuba utari umwizerwa ubwo ni ukuvuga ikintu kimwe ugakora ikindi nkuko nabivuze mbere urukundo dukundana urukundo umugabo akunda umugore n'ubwo umugore akunda umugabo rugenda rushimangirwa n'imyanzuro bafata mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabwo rero bazajya umbwira kino kintu ngo ukore kino. In fact iyo umuntu nyine akoze ngira ngo wenda uranabizi iyo umuntu akoreye ikintu nk'icyo inshuro ya mbere ya kabiri numva ndushye pe like mudamu wanje afite ikibazo cyo kuruha mba numva twarangizanyije mbese noceceka gusa ariko mba numva byarangiye urumva. So rero icyo ngicyo kirimo ubwo ko kutizerwa sintekereza ko wenda hari icyo wambeshye tuvuge wenda n'ubwa mbere unciye inyuma noneho ndakubabarira ndi ngo yamubabariye uranyurongera rusubirayo ngo ndi nkubabariye ibyo wafata umwanzuro ukamenya nimba tubana cyangwa nimba tutabana nyine nabyo tukabimenya. So ngiye ibyo bintu kuri ubu ngubu numva ntari kuri level yo kubyihanganira. Okay, urakoze cyane. Ikindi kibazo ni ikibazo kitajanye n'ibintu z'urugo. Ni ikihe kintu uzubona gikorwa mu ikanisa ntucishimire? Mu materaniro mu materaniro donc aho usengera mu ikanisa rya usengeramo cyangwa n'ifite imyizerere nk'iyaryo, ni ikihe kintu uzubona gikorwa mu materaniro ntucishimire?
okay nari kuba wenda nabitekerejeho ariko reka hari akantu kahise kanza mu matwi ako gahise kaza ubwo nyine si ukutakishimira ukundi sinyansobanukirwa impamvu yabyo hari nk'ukuntu cyane cyane nko mu makanisa nyine y'abanyamurenge y'abanyarwanda nyine amakanisa y'abantu tuvuga ururimi rumwe mu banyakenya ho njye mbona bitahaba hari nk'ukuntu baba bafite nk'amakorali nk'atatu mu rusengero y'abana Sunday school y'urubyiruko n'iy'abamama bafite community y'amakorali noneho hakaba ngo umwanya wa praise and worship izo ni indirimbo za praise and worship zigafata isaha n'igice sibyo ya za ndirimbo zavaho hakajyaho igisirimba cyo gusilinga praise and worship cyo kwipfundikira bakicara umuhagarikiza agahaguruka akakira yakorari y'abana indirimbo nishaka ibimwe nta kibazo iyabo hagati iyindi yabo hejuru nabo iyindi yasa amakorali atatu noneho aho ngaho ibyo ntacyo byari bikintwaye noneho njye mbona ntasobanukiwe neza burundu ni izo ndirimbo zose zivuyeho ubwo hera no kuzambere bakahita bavuga ngo mbere yuko ngo twiyegereza ngo umuvugabutumwa reka ngo dushyireho ngo indi ndirimbo ngo y'abantu bose cyangwa nimba bagiye nko gutura ngo bashyireho indirimbo y'amaturo nkibasa y'amaturo oya zandi kuba byo indirimbo y'abantu bose ijya yindi zijya zindi zaririmbwe zariza abantu ibyo sinshaka kubyinjiramo nyine nibyo bijya bigenda bincanga iyo ndi kubireba none nkibaza mu gihe yakorari ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu byarimo biririmba nimba kuko ayo maturo ari nk'uko tuyatangira mu ndirimbo ukundi twari kuba twayatanze yarangiye ni ngombwa ngo waze kujaho indirimbo y'amaturo nimba wari ubizi umuhagarikizi ko umuvugabutumwa ari bujeho nyuma y'ikorari iyi ndirimbo ikorari ya nyuma yaririmbye yagombaga kuba ari iy'abantu bose mwari kubyisetinga nicyo ntekereje nyine ntabwo bindakaze ariko nyine mba numva nta mpamvu yabyo ari nko gutwara umwanya akandi kantu kamwe nako ujyona katari sawa mu muco ku ruhande rw'umuco kamwe gusa just akantu kamwe uzuvuga ataka kantu iyo nza kuba ndi umusaza muri abo bicaye ico gihe bakabishiraho nari guhindura kano kantu nakahe anteranya n'umuco kandi wenda oya ntabwo tuvuze ngo turimo turabikuraho tuvuze gusa ko araka n'abawukora neza bawuzi neza nabo birashobora kuba wenda hari akantu kajya kababangamira kuko nabo ntibabikora 100%. Nakahe ubona kataba kari sawa nyine akubona kuri wowe katari sawa. Okay, hari utuntu twinshi ubwo sasa ko ibibazo ntari nabiteguye nyine turimo turahita twirukanka ariko hari utwo wenda nza nakuganiriza uyu munsi nk'aho ikintu mbona atari cyo ariko ntekereje bibiri kibazo sinzi nimba ari umuco like umuco nimba ariko bigomba kugenda cyangwa ariko bimeze hari ukuntu njye mbona tubura nk'umuntu mukajya nko mukiriyo none ugasanga wenda tuvuge ni nk'umubyeyi wabuze umwana n'umugabo se wabuze umugore like nyine umubano mufitanye wa hafi umuntu wese wabuze umuntu we ukabona afite umutwaro wo gushimira no kurekonesa ibikorwa byabereye aho ngaho ugasanga nimba bamuhaye iminota 20 yo kuvuga 18 ayishimiyemo abantu buri muntu wese ngo abatetse ngo abaraye mu gikoni ngo nibuse n'akandi ngo abaraye mu gikoni ariko ugasanga wa muntu we yabuze abuze umwanya wo kugira icyo amuvuga no mu makwe si ngombwa kukiriyo gusa no mu makwe ugasanga umubyeyi yashingiye umwana arimo arashimira ngo abantu none ukibaza uyu mwana hari ukuntu nyine mba mbona nko mu bukwe vuga ku mwana wawe relationship mwari mufitanye yego ntago ishize ariko nyine aranagiye ntago muzongera kuba mwegeranye kuko mwari mwegeranye so ibyo bintu sinzi nimba ari umuco koko cyangwa ariko abantu wenda babizanye inyuma ariko ibyo byo gufokasinga ku abantu kandi ikibazo gasi n'abantu uri kubivuga kuko n'abantu baje buri wese wakoze ikintu nabo naje gusanga kuriya ngo muri bo nabo bayumva ashaka ko bamushimira kuko ngo hari n'ubona nimba ari nk'umuntu wakoze nk'ikintu ntibamushimire ngo bajya bavuga ngo bagiye ngo mukiriyo ngo ntibamushimire cyangwa mu bukwe ngo mubwe ngo ntibamushimira kandi ngo yaragiye gutega abashitsi wagiye gutega abashitsi ngo azagushimire nyine ibintu nk'ibyo ngiye birancanga aho ngaho niho hazazana ingorane aho niho hajya hantangaza naho se akantu wenda uraza kuvuga nako kandi akantu ko kuba nk'ubu ngubu tugira urubuga sibyo dufite urubuga ngendo ndi umutwari ku rubuga rw'abatwari nta mugore wanje ubaho
nta mugore wanje uba ku rubuga kandi nje n'umugore wanje turi umuntu umwe sibyo ako kandi ko nyine ujya ugatekerezaho iki okay icyo kintu nge ndabigusubiza muri ubu buryo nkanjye wenda ndi umugore umaze imyaka 7 mu rugo ntiyari mike ariko wenda nka stati yanjye nge numva ntacyo bintwaye kuba ntaba kuri urwo rubuga pe ahubwo dore ikiye kintangaza mama abakuru rubuga bw'abatware mama oya aho rero no bari ikibazo aho nonye negereza ngumva biranshatse ariko nanone nubwo ataba ku rubuga rw'abatware hari izindi mbuga usanga abantu bafite zo mu miryango zo mu mazu izo ngizo ariko buri wese abaziriho izo ngizo tuba tuzihuriye none okay sinzi no kuri ntago wenda bisobanukiye ariko mba nibaza kandi wenda ntanga urugero nko kuri mama wanjye nk'iwacu nyine kwa papa umubyari wacu turabitira sibyo ariko mama urumva mama urwo rugo rubayemo imyaka isaga 40 sibyo aba nk'abantu nyine yareze like iwabo yahavuye kera usanga no muri famiye yabo y'abanyakarama ntago ayikoreramo cyane nk'ukuntu akorera muri famiye nyine noneho yiwe yacu ariko ugasanga ba basore bose babandi bose like mba numva we hari ukuntu agomba kuba ari recognized nyine mbese mu bandi bantu bari aho bakuru nawe bashobora kumushira ku rubuga cyangwa bakamu mbona bitubahitse kuba yakumvira amakuru ahandi kandi none se uko ni umuki umuntu umaze imyaka 40 amaze imyaka 30 yaravuye iwabo none naho yaje naho undi mumuhamushize okay iyo ni imitekerereze nyine hari utuntu muranye gutekerezaho mu by'ukuri iyo ni imitekerereze okay ibyo ngibyo ntidushobora kumenya gusa nkanjye mba numva n'ubundi n'ubundi hari ibyo twavuze ko hari utuntu nyine ubona tukakujena ariko utazi n'ubu ntitubisobanukiwe ntituzi ngo bikorwa ubwo bizaba byiza nidushaka umuntu mukuru tubaza ngo tumenye nyine nk'uwadufasha kumva ibyo bintu kuko nyine bumva hari ukuntu nyine wa mugani wawe bitumvikana cyane barumva barabarenganyije abamama bakuru okay ni ibyo ngibyo wari wavuze ngo nawe urambaza okay kubera ko wambajije ibibazo birebire bigatwara umwanya w'ibibazo byanje kugira ngo nyine bireka ibindi bibazo ngiye mbikubarize muri video ivukana n'ingi ikurikiraho so rero mubanze murebe ino video mukore subscribe murebe n'izindi zatambutse mutange ibitekerezo muvuge nimba muri bimwe twavuze twa tutihanganira mwe mwabyihanganira tumenye uko ibintu bimeze hanyuma naho butaha bye mwakoze cyane